nkavuga ati okay man irabizi ko kwiyahura ari icyaha nzayangenda mu muhanda gutya nabi imodoka izazi kubitera imwe yewe niko stage nari ngezeho urugendo rwo gutwita n'umukobwa uba mu rugo ruragoye kwiyakira ni ikintu kigora kuko ndabivuga ngiye nabibayemo Rose byarangoye kugira ngo nicare niyakire uko byumva ngiye no kuko umva nabyaye atana narise umwana amwita amazina yanjye tujyanye ku murenge arambwira ati hari izina nshaka guhereza umwana wanjye kandi uko bigenda ko namwe kuko muganga se bamaze gusohora amazina ati ngo ku murenge ngo birahinduka ngo turongera iryo zina muryongeraho yego rwose pe turi kumwe yewe urumva none se ubwo yamushyiraga kuri profile akamushyira no kuri stade yamushyiragaho ko yego ko rwose ariko akaba afite abantu abwira ko ari umwana w'umukoze we akaba afite abandi bazi ko ari uwe uko kubyumva nyine buri hari abantu bebe bafite mu buryo butandukanye buri wese yaramuzi mu buryo bwe none akaba yarabwiye mama we ko ari umwana w'umushuti we kumva mama we yese reba umwana ngo ngo ugeze kumubwira ngo ariko se kumba n'uyu mwana asa nawe kera ukiri umwana angati ya ti mama ni umwana w'umushuti wanjye uko yamubwiye none ikintu cyantangaje sister we yanyandikiye message ambwira ko yapfuye nyine sinzi ukuntu abantu turemye ntigeze amenya umwana ntigeze nkurikirana ngo amenye basi ubwo bushobozi ntabwo nari musabye basi nkurikirana amenye umwana we amenye amaraso yabo umwana wagenda mu maraso yabo noneho uzi ikintu gitangaje se nyuma arwaye nyine undi mukobwa yari asize ateye inda ntabwo mwaba muri benshi gutya batatu kuko mbere hari umushitanyi yagize kumbwira ngo papa ngo ajyaga avuga ngo ni inkomezi ndera umwana ngo uramara kugira imyaka 7 ngo azajya kundega ngo umwana decide ngo bagomba kubana kandi kumva ko nge nzaba nabushobozi mfite ngo we bazamuma ko ari ufite akazi ambo uri kumva noneho niba ari ko wumva ko atapfuye uzko hari igihe waraciye mu bintu karakari mu kumva umuntu aracyariho waba uri umusore cyangwa inkumi witegura kurushinga waba se ufite isabukuru cyangwa ibindi birori hamwe n'inshuti zawe cyangwa umuryango wawe ukaba ugishidikanya aho wabakirira wivunika Botanica Events igufitiye ibisubizo tubafitiye ubusitani bubereye ijisho kandi bwisanzuye bihagije kuri wowe ufite ibirori nk'ubukwe inama za anniversaire engagement bridal shower n'ibindi birori bitandukanye duherereye rwagati mu mutima wa Kigali ku Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda keke 515 ku bindi bisobanuro duhamagare kuri izo nimero cyangwa ukatwandikira kuri iyo email ubona kuri screen yawe ibihe byiza cyane kuri mwese budukurikiye mwese mukurikira Rose TV show mbifurije ikaze cyane muri iki kiganiro amahoro y'Imana kuri mwebwe nkuko bisanzwe rero mu kiganiro cyacu ntago mba ndi njyenyine mba ndi kumwe n'umuntu tuba turi buganire uyu munsi nabwo turi kumwe n'umukobwa mwiza tujya kuganira ni mwiza none bitari byandi mujya mumbwira ngo mbibwira abango Andre uri mwiza ndabikubwiye abantu rero baterereza bakoroza ngo bose babwira ngo ari beza ngo nta muntu utari mwiza muzamwimbabarira niko mbibona kandi abantu nakira n'undi bari beza rero Ange ndishimye cyane kukwakira umeze neza urakomeye aha kabone ko ku nshuro ya mbere se wamwibwira gute amazina yanjye yitwa Mukanaganzwa Ange yego ariko abenshi bamenyere kuri Fosette niyo ibyo nkoresha abenshi bakita Fosette kubera nukuri no mushiti wanjye waritangiye arinyita Fosette so rero rigenda ari aba benshi bakomeza baritanye birangira ari ryo niyise kubera Fosette kubera tu koshoko ubu ndakoresha nkoresha Fosette cyangwa bakora abantu benshi bazi okay ubwo rizajya riza muzamumva ari ryo mvuze nishimiye cyane rero kukwakira akoze cyane nyine abantu banzi kuri Fosette ndumusingo mother ndi umukobwa w'umukristo ukijijwe akiriye Yesu umwami n'umukiza
usengera he? nsengera muri Christron. Nuko Julienne Yego. uzamuturamukirize cyane. Zabikora. Aha ngaha igihe tujya tuba turi muri fire Fire, hari fire. ibintu bibaye tuba fire. Fasha Julienne ndamukunda. abimubwira Yego nukuri. nishimiye ko mwanyakiriye kuri Host TV show. Yego. Kuri Imana ikomugisha. Amen. Urakoze cyane. Aha. Wavuze rero uti ndi umusingo mother. Ni nabyo tujya kuganiraho. Wenda kugira ngo tuganire ku buzima bw'abasingo mother biraza kudusaba kwinjira mbere yo ku musingo mother cyangwa urugendo rwo kugira ngo ugere aho ngaho aho uri buze kuza kuba single mother byagenze gute, byari urugendo rumeze gute, wenda mbere ko turi buze kujya mu buzima bwabo. Rwari urugendo rukomeye ariko hamwe n'Imana nyine bicamo bigakunda. Nari mfite umutipe yari umukope wanjye barakundanaga, noneho twigeze gukundanaho mbere ariko urumva ngo byari kera. Icyo gihe urumva yigaga muri kaminuza ndi muri secondaire, urumva ntabwo byari ibintu bikomeye. Nkajya mbona nanjye ari ibintu by'ubwana ariko biri n'ibyahatari. Uri muri secondaire ufite umutipe wo muri university. Byaga bikomeye. Noneho ariko urumva ko ntabwo nabihaga imbaraga cyane nyine. Noneho ntuma hashira igihe urumva ko nigaga mba muri interna, we abi Kigali akorera yiga i Kigali. So rero ubwo dukomeza muri ubwo buzima nyuma, ariko ngiye ku ishuri bisa nkaho urumva mwaba ari ku ishuri undi ari i Kigali, bigasa nkaho urumva biba nkaho bihagaze birarangira. Noneho nyuma ndarangiza secondaire ngaruka nyine i Kigali ko nigaga urumva muri vacances akaba ari bwo nza mu rugo. Noneho ariko ukabona nyine communication yaragabanutse. Nyuma hari groupe twaje guhuriramo yagatera y'abantu bonyine baba barakundanyeho twongera pa mwaburashuko twongera. Umva uwo munsi suko kubeshya, uwo munsi twari twahuye nka groupe twasangiye. Yego. Naho rero byongeye birabyokira, agakundo karongera karaza. Nukuri njyewe ntago ko kanya byari bindimo pesi ndi kukubeshya, ariko bucyo gihe urumva Yesu atangira kwipanga akazi k'urukundo, niko dusigaye tubyita muri iki gihe. Kwipanga akazi. Noneho iwana iryo joro nyine yatangira ku munsi nuko nimbabarira dusubira. Ubwo nyine iryo joro arambwira ati ndashaka ko dusubirana. Noneho se why not kambigerageze. Noneho ko urumva nemaze ko umukobwa mukuru nandangije kaminuza, ndavuga ati kambigerageze. Urumva umuntu twirukaraga muri secondaire n'ibiki ngarutse ntawamenya. Umva ugatuvuga uti umuhungu yahubwo nigeno nigeno niwe Imana yari yaranyandikiye. Ayiwe rero turakundana pe no mu rugo bari bamuzi, ariko ntabwo yakundaga kuba hari cyane. Yazaga gaciye nyine yuko agize akaza mu rugo kandeba n'ibyo nyine. Yego. So rero kabaye my anniversary yanjye yo muri ya 2019. 2019. Yego. Yego. Numva nanjye kwimva bidasanzwe, ndavuga se ntabwo ibintu byigeze bimbaho mu buzima. Umva ngiye kwipima nsanga ndatwita. Umuhungu ndabimubwiye. Yego. Arapfanyikira neza. Yarambwira ati dukora iki? Ndamubwira se wowe urumva twabigenza gute? Kuko ni wowe ufite kumbwira icyo tugomba gukora, kuko ntafite support yawe nta kintu nakora. Arangije ati njye ariko ndumva twabyara umwana n'umugisha tumurere. Yego. Nanjye kuko ndavuga ati nibyo kuko n'indi maze ko umukobwa mukuru. None icyo gihe hano yakoraga yari ari kumbwira ati bashobora kunyongeza kontra, bikunze ko banyongeza kontra dupanga ukuntu tubana. Yego. Ndamubwira ati okay ni sawa. Ubwo urumva rero abakobwa dufite ukuntu nyine dufite twishyiramo ikintu ugatumva ko uko bigomba kugenda kose bigomba kuba. Yego. Mpita nishyiramo ko bigomba kubaho. Yego. So rero byaje kurangira. Noneho mwibuka twari turi gusatira impera za 2019 turi kujya muri covid. Yego. Atangira kumbwira uti bimwe baravuga ati ntabwo kontra bazayimwongerera bagiye kugabanya abakozi. Namaze gufata icyemezo cyo kubyara
inda imaze kugera mu mezi 3 nta nyine nta nubwo nanagira itegeko kuva ngo ngiye kuyikuramo urumva ndavuga ati gahunda ihari nuko ngomba kubyara yego kandi nari mfite support yuko nawe abyemera urumva vuga uti turi kumwe ariko iyo ukimara gutwita yego umuhungu arahinduka hahandi ibyo wibaza se uyu muntu niwe narinze cyangwa n'uwundi muntu yankorera ngo dutende hahandi navuga ati ibi bintu ntabwo bibaho akaba yava nk'iyo ngiyo ku kazi akaza mu mujyi wa Kigali simenye ko yahageze urukumva ahantu nagiriye gutya nkuraho hari kuri Noheli yo muri ko umwaka utangira 2019 kurangira nyine turi gutangira 2020 yego arampamagara ambwira ngo naguheje Kigali akazi kabaye kenshi bwari bukiye bona niba ntabwo bibukunde kwaza ngo aza celebrating nyine umwaka hariya ngo ntabwo bikunda it's okay birarangira none ngiye ifite gahunda yo kwigira muri veye gusenga ndagenda nigirayo rwose none ko akundi nyine hari ukuntu yababona agasatani nyine uri mu rusengero gushita ugiye kwa WhatsApp mba mbonye ya postinze ariko mbere yaho yaranyendikiye arambwira ngo agiye kujya gusenga yego ndamubwira toke nta kibazo sengeye se numuyeri mu katolike nta kibazo genda nanjye ngiye kujya gusenga ngiye kujya kwa Gitwaza none ari busengera icyo gihe ndanabimubwira nawe arambwira ngo agiye kujya mu misa birarangira yego ngiye kureba mbona ya postinze ari ahantu nyine mu rusengero ariko bitari abakatolike ako sinabyita ndavuga atari gihe wenda abakatolike ko badakunda gutinda abona agiye aho handi noneho mbona hari undi mushuti wanjye twe tuziranye mbona urusengero arimo meme n'urwo nawe arimo bose bapostinze ariko ntago baziranye yego ariko nkabona urusengero ni rumwe nkuko twaba twicaye aha ngaho ahantu urabona ko nahantu iranga mbona ni bimwe none amariko nizera postinze video nyinshi nawe najye mbona ngo ni ibintu birasa umushuti yari umukobwa cyangwa ari umuhungu yari umukobwa urumva sinana kintu nakoze namutextinze ndamubaza ngo aha hantu ni hehe atambwira ngo ni Nyamirambo ambwira urwo rusengero yego urumva rwari ruri hafi yo muri quartier ariko atari hafi cyane yego ako gusenga byose bisa nkaho binaniye pe numva mbaye shock ndavuga ubu yambwizwe akambwira ko aje Kigali kigenda nari nkwite none ndari yaranguye nabi cyane kugenda n'ahantu najyaga nyine uko ari uko nkuko mu rusengero nabwo nabaga numva mbangamiye yego kubera nyine nagira kiseseme cyane yego numva ntashaka ahantu hari abantu numva ntashaka nyine kuburi wenyine noneho ndavuga se yaba ari iyo mpamvu akaba ari impamvu yambeshye none se ko ntari nyine muhatirize kubonana nanjye yego yambwiza ukuri urumva yambabaza umuntu akuye ko ari Nyamirambo mu rusengero kandi wari uzi ko wari mu ntara ko niko yari yambwiye urumva ndareba ubwo mfata ya mavideo ndakomeza ndayanariza Imana imbaraga ndasenga ndasoza ndataha ndagije umwandikira message icyo gihe ndamubwira ati umva mbizi ukuri si rimwe mbeshye si kabiri nyumva ibyo birabikoraga kenshi pe si rimwe si kabiri pe ubu ngubu ndananiwe duhuzwe n'umwana gusa urumva arangije icyo gihe none ikikwereka ko umuntu aba ari kukubeshya yari wa muntu telefone yabaga iri proche cyane nawe iyo atashaka kukwitaba ntiyakwitabaga iyo ashaka kwitaba yarakwitabaga ibyo ni ibintu nari nzi neza ndamuhamagara ngo akunyitaba ndabireka nditahira urumva ndagenda mu rugo ndaryama nka saa 9 biranga ndongera ndamuhamagara mu gitondo biranga ndamuhamagara yaje kumuhamagara bukeye bwaho kuri bonane nko mu saa 5 ngira ngo abyutse yego noneho biza kwitana n'abandi bashuti banjye baje kumbwira ko bari kumwe urumva bari kumwe Nyamirambo okay ndi umuntu kamvuge ngo nihagararaho ntago nari bugende ngo umusange Nyamirambo ngo njye kumvuga ngo nagufasha nari mfite amafoto yaho hanari nari mfite izo video z'urwo hano yasengeye kurukumva nari mfite umushuti wari wampaye amakuru yuko yagiye yari i Kigali nari mfite umushuti we utamushyigikira muri make akamugira inama ntazumve ariko kanyereka ukuri ko akambwira uti arakubeshya bimeze gutya urumva yego ikintu cyaje kumbaza nuko yaje kumbwira kubivamo naramaze gutwita nta garuriro ngifite urumva ndavuga ati byarabaye reka mbyemere kandi imbere yuko utwita ibyo byose ntabwo wabibonaga wapiye umva ntabwo yakubeshyaga ntabwo yari parfait pe bw'isukuri nyine umwanya wose ushoboka aboneka yego ntabwo nibaza nyine ikintu cyose kimuhindura yuko maze gutwita yego pe
turagumana ubwo urumva niza abahungu bafite ukuntu babanza akakwinginga kwereka ko nyine ibintu ukoze atari byo ariko urumva ibintu umaze kubona ishuri irenze 3 nk'umuntu mukuru ufata icyemezo yego ndavuga ati no reka mbyihorere reka mureke so ndamureka komeza kubana nyine gutyo ariko nta kindi kintu mvugana nawe ndajya kwa muganga nkeneye amafaranga byari ibyo ngibyo gusa noneho urumva nyuma nibyo byo kuvuga ngo byo kongera n'ubukene byumva nahise byose mbireka ndavuga ati umuntu utangiye kunyereka gutya ni byiza wenda nta wamenye iki Imana iri kushaka kunyereka reka mwihorere so ndamureka komeza niberaho ubuzima bwanjye Sharo aramfasha pe urumva bigitangira kugura imyenda y'umwana amereza amafaranga kujya kwa muganga akamereza amafaranga mbese nta kintu na kimwe ikintu cyose navuga mvuga ati ndi gukuravinga nyine kuko ndushaka ikintu pe akama amafaranga ndavuga gatse pe akabikora noneho bwabaye ndabyara mbyara umva nagiye kwa muganga ngiye kugira ngo bampe transfer kugira ngo nzahabyarire mbanza guca kuri centre de santé ngeze kuri hôpital batambwira ngo tension yanjye iri hejuru ntago nanataha umaze kuba mu saa 10 barambwira ngo mba kuhaguma petite sœur baramuhamagaye aramubwira tuzi ko anje agiye kubyara ati bije biteze atamubwira ati kuri namubwiye tumuganye yohereza amafaranga ati yohereza amafaranga pe atavuga ati ngo ngiye kumanuka ngo ndaje narindi ngimuhanga urumva okay sawa urumva ninajyanye na petite sœur turahagumana bitebe ngombwa ko asubira mu rugo mama baraje hari ibintu ntarangiza kwitegura abagiye kugura ibyo byaburaga ngumana na mama rero ngumaho urumva nagiye kuri leba kuva nimugoroba bambya undi musukiye nimugoroba nko saa 3 za nijoro ewa nakubitetse ko nakubitetse yego none ubwo petite nawe ari kumuhamagara ngo aze ngo ari hehe urumva kumbe ijoro amuhamagara ngo amuhamagaye yumva yibereye mu kabari none ngiye petite yabyira umujinya kuri ntabwo ibyo bintu babimuza baramutuka barasirira byatarara mutuka bigeraho undi nawe ni wako yabonye ko rikomeza kumutuka akuraho telefone aramureka ndabyara Imana iramfasha mbyara neza ndumva ndataha mu rugo ariko reka mubwiriro urugendo rwo gutwita n'umukobwa uba mu rugo ruragoye kwiyakira ni ikintu kigora kuko ndabivuga ngiye nabibayemo Rose byarangoye kugira ngo nicare niyakire yego mama wenda arabizi we nirirwaga ndira umujya wari utwite cyane nta kintu noneho naryaga habi mama akagerageza ibintu by'amwe ati nagerageza nkarya nyine nkaruka yego ariko nakwa kwiyanga wenda ngo urambana ndabyibushye nifite 50 oya pe umva amagufa hano ubona nari meze kandi uyu nese nishiti zanjye nta n'umuntu numwe nashakaga no kubona naragiye ndihisha ya mana yo kabyara na confidence izamo yego ewa ndi mu rugo ndi lock nyumva nifite inshuti nyinshi cyane pe ndi inshuti nyinshi urumva iyo baza kumenya bose ko ntwite umva byari ko bibazo kuko icyo gihe abantu bakugira inama zitandukanye ari kugira ngo yikuremo ari kutubyara noneho wowe ukajya muri dereme yo kuza gufata umwanzuro naragenda ceceka nkajya n'umuntu umubimenya yego byari bizwi n'umu best friend wa nyuma nawe mubwiye imbegeze mu mezi 5 yewe ukumva ariko byarangoye Rose ikintu cyangwaraga cyane njye mukobwa mukuru mu rugo papa nyishuriye ishuri nigaga yiyerga niga ntaha urumva amatike kuva yiyerga kujya Kicukiro papa nta munsi n'umwe nigeze nsiba classe yabuze itike yaranyishyurira agatike akampereza minervare nta munsi nta somo na rimwe nigeze mbona ngo uko nabuze minervare oya ndavuga ni ibintu tuye papa birangora nyine kwiyakira nkajya nirirwa ndira mama kambwira ati ese ko wemeye kubyara wakiyakiriye kuko urumva wakwiyakiriye nawe ati mama biragoye pe noneho kubera hari ukuntu naje gusanga narabaye muri depression gusa nabimenye numvaga amajwi mutwanya mbwira bundi wowe ntacyo umaze usibije ababyeyi ubundi umaze iki nka burya jambo rero mbwira umaze iki umva nakwiyahura ariko kubera ko nifitemo akantu ngewe ngo ntinya Imana ngewe akantu ko gutinya Imana ngivuga ati numva bavuga ko umuntu wiyahuye ngo ntaje urabona bavuga ngo Imana nimbikora singe mbone ijuru uyu mwana wanje urumva twese ndaba nkoze iki nakoze icyaha cyo gusambana
nkoze icyaha cyo kwica umwana nanjye ubwanjye urumva bya bitatu byaje ugakomeza arinzamo nkavuga ati okay Imana irabizi ko kwiyahura ari icyaha nzayangenda mu muhanda gutya nabi imodoka izazi kubitera imwe yewe kumva stage nari ngezeho ngira ikintu muri njyewe cyo guceceka ikintu mba birangora burya kuba open ngo mbashe kubwira umuntu ngo ibintu ndi kubicamo birangora pe mu bana mama agera mu rugo ajya ambwira uti bundi wowe sinzi ukuntu uremye ntiyamenya ngo ndabaye ntiyamenya ngo ndishimye nibyo nyine ibyanjye ndabyimenyera gusa ayo majwi nakomeza kuyumva ndavuga ati rero aya ibi ntabyo nkajya ngenda nabi mu muhanda ntwite nkavuga ati umva none urebe ukuntu Imana niba yavuze ngo iba yavuze zakuzigama amahoni bakancaho Yezu we waragendaga ugatambuka mu muhanda bumva kwa kundi urabizi ko hari ahantu abanyamaguru bagendera naha ukiza mu kabwa print babatemera akabaro ngendera numva nyine nkajya ngenda nanjye ntazi nkaho ndi kujya urumva wenda niba ndi bujye nko kwa muganga ko nakundaga kujya kwa muganga nko mu mujyi nkagenda cyangwa guca nko muri ecography nkagenda nkagenda n'amaguru nkajya gushaka bose umva ndarushye natangira kugira inyota batavuga ati ko ndi kugenda n'amaguru ubwenge bukagaruka ahita mvuga ati reka mfate moto ngende urumva byari bigoye cyane pe none ifite petite sœur wanjye yari mutoya sinari bumwicaze ngo umuganirize ngo ndi kunyura muri ibi ngibi urumva ndavuga ati kamubyimenyere nyine mirwane nabyo so rero ndakomeza nza kubyara ndataha ndyara neza mva mu rugo yampaye amafaranga nta kibazo cy'amafaranga nafite cyo kwishyura ariko atigeze aza kureba umwana reka ako kandi ntigeze agera kwa muganga urumva muri umuntu wanjye ikintu bapfaga gute niba uri Muhanga byakunaniye kuza ubwa mbere yavuze ngo nyine amasaha yamufatiyeho ntago ari buze petite sœur abyumva burakira muganga none se nubwo amasaha yagufatiyeho ku buryo waba utaraza none ahangaha noneho nkimara kubyara ni ukuri rose ntabwo uzana ibyishimo biva nese numva ubuzima bwanjye ibyishimo byose wamubabaro wose numva ushize numva rukundo rwose naba ntarigeze mbaho ntarigeze nk'umuntu numva rugiye ku mwana wumva n'ubuzima urabukunze wumva nese numva ntangiye gukunda ubuzima numva ntangiye kwikunda byo byari bitaraza numva ntangiye gukunda ubuzima numva ko mfite impamvu yo kubaho cyangwa numvaga nta mpamvu nimwe mfite yo kubaho numvaga nkwiye gupfa kuko nasebeje mama nasebeje papa umwanya nagakwiye kuba naramushimishije niwo muteje igisebo ndavuga urukundo rw'umwana rutangira kuza ntangira gukunda umwana nkajya numva nkunze umwana uruka nkubwiza ukuri byageze rero nkajya numva yamvugisha atavugisha nta nicyo bimbwiye urumva ariko nkavuga nti ndi kurera umwana ufite papa umwana wanjye namumbaza ubwo nkajya naraje kumwakira ngo ese nta nubwo ujya n'amatsiko yo kuza kureba umwana none uzi ikintu kiba gitangaje umwana yaje ari fotokopi yazo ubundi niko bigenda baza kwereka ifoto ubundi niko bigenda fotokopi ku buryo abantu bose mu rwanda reka bati ni papa we musa hano rero nkabona nta kantu na gake kanjye kariho noneho hashize nk'icyumweru nagiye kubona mbona araje mama araza kureba umwana iyindi shuro yongeye agarukana n'abashuti biwe urikumva ubwo twageze muri 2020 maze kubyara iyindi shuro azana n'abashuti biwe iyindi shuro aza wenyine ndumva iyindi shuro yo ku anniversaire y'umwana yuzuza umwaka bibaze ko yaje gupfa nyuma ariko apfa umwana baherukana ku anniversaire y'umwaka hari hashize igihe kingana iki urumva umwana yuzuza yapfuye umwaka ushize Yesu we aba muri Kigali mba muri Kigali ntarigeze mwangira kuza kureba umwana mwingingira kuza kureba umwana nyine ngiye ubwanjye ntako ntagize naragize gutya narakarabye ubwo yaramaze imyaka umwana yaramaze imyaka 3 yego oya yavutse muri 2020 yego ubwo yaramaze imyaka 3 umwana yarafite imyaka 3 ubwo yaramaze imyaka 2 atarangera kugaruka kumubona amwe kuko anniversaire y'umwaka urumva niba byo kurwara n'iki numva byiwe nashkumye nkumva nagezeho mbona ko hari ijambo yikiza kumbwira rimwe urumva kurera umwana wenyine biragora
noneho no kubera na stress nagiraga no kubera n'ibyo byari bitaraza nta mashereka nari mfite byasabaga ko umwana muha amata urumva amata arahenda yanywaga nani icyo gihe yumva nani yagwaga n'iki gikopo kiraguraga 5, 6,500 sinibuka neza ibiciro umwana yakubitaga igikombe cy'umweru kimwe urumva nta kazi ngira ndi mu rugo niwe byibuze wagere kandi yari afite akazi ndabizi neza yari yarize mu engineering urumva yaranabyize atari naha mu Rwanda noneho ngiraho ndavuga ati okay ndabona uyu muntu atagishoboye kumva kandi noneho ikintu cyambabazaga hari ukuntu namubwiraga ati umwana akeneye ibi n'ibi ngibi wenda tuvuge niba ari kureba akabari ibintu bifata nko muri 15 cya 20 akaba yamba nka 5k sinanayagaye pe amubwira ati urakoze Imana igumugisha afata 5k nkavuga ati okay izi 15 wenda zibura reka nzishake nkarwana nazo nyine nkarwana no kuzihiga nta munsi numwe mu buzima njye mvuga nti abantu ku ruhande nago bize ko hari inshuti yiwe izi story yanjye nawe naramubwiraga nti nzi ko uzambera umugabo imbere y'Imana n'imbere y'abantu kuko nzi ko ngi kugiti cyanye ntako ntagize urumva yego noneho nkabimubwira nahitaga muhamagara nkarira nkabimubwira anje hangane mbwa ati nyine nakundi ko nabigenza umunsi umwe hari dutendo ngatunga wundi yankoreye umunsi umwe cyo gihe umva none nari ndabinde wandi uvuga uti byanze pe nta cyo umwana nta pampa yari afite nta mavuta nta renje imko hari ukuntu ibintu by'abana bishirira rimwe kuvuga ati ibintu none ibiki biri kumba kugira ngo byatumanye yewe ndamuhamagara muhamagaye uzira jambo yambwiye ngo nta giti ngira nsuramo amafaranga nta mayo make ngo nyange nta kintu na kimwe agerageje urumva okay nahise mfata icyemezo ndavuga ati Mana mu buzima bwanjye ninongera kumuhamagara Mana uzampane mbifatira icyemezo kandi ndabishobora burundu yinatsiba nimero ze nsigarana inshuti ziwe ebyiri numvaga ko ziri close nawe mvuga ati basi in case nzanye ikibazo nzaye mbabwira basi bamumfashe ariko bitangiye ntavuganye nawe kuri telefone direct yewe urumva none nabuza kandi gashyangoreye nari kigiye umwana hari ukuntu umwana yararwaye yagize umuriro mwinshi afite n'akadiyari noneho umva umwana ndarana nawe uko nguko burakemye gitondo mama mukoze ati umwana aragupfana urumva mama ati umwana aragupfana urabigenza gute ko nanjye nta mafaranga mfite urumva mama ararira aho ngaho mama ndamubwira ati namuhamagaye guturuka saa 9 za nijoro ntabwo ari kunyita kugira ngo isaha mama atereka mwihamagarira mama afata telefone aramuhamagara ndamubwira ati rega mama ndamuzi neza kuba yanze kunyita wowe ntiyakwitaba bizende by'ababyeyi akomeza agahatiriza akavuga ati wenda njyaranyubaha kwa ndi umubyeyi nigeze amwitaba icyo gihe icyo nakoze navuze ati Mana hari umushitangese ngiye inama arambwira uti hari ukuntu baguzamo kashi genda ujyana umwana kwa muganga uguzemo kashi uzishyura ndagenda njye kwa muganga noneho urumva niriwemo umwana amutera serumu nirirwayo nimbigeze nimugoroba umushiti wanjye ni petite nawe wamamagaye icyo gihe ngo hari ibintu ngiye kuvuga ariko ngo ntubabare ibikise kandi atambwira ngo uzi ko ngo nyine umunaka ngo yabyaye undi mwana dawati kagiye inkuru none urumva nari maze urukundo nari ifite rwisha nari naruhaye umwana numvaga ko ibyo nacamo byose ntacyo bintwaye yego ndamwana kagira inkuru rero atego ko mana tiyana batirishije urumva nuko nakwitaga n'igitwenge ndi guseka anje mbaba ariko guseka ariko kamubwiza ukuri ubusekera nyine nyubako ku mutima nese mvuga ati buri aho nariyo mpamvu atakoraga inshingano zanjye yari afite uwo yari ari ahubwo babaye benshi yego yewe rondi hangana amuganganira mo kashi niki ndavuza umwana ndatahanza mu rugo urumva nkomeza kurwana nyine nyuma naje gushaka icyo gukora ndagenda njya muri mike nkorera muri mike Imana impumugisha Imana ikunda abana no kwirinda gize umugisha nigeze mbonera pe nyimara nyitangira gukora yego none kwiraga amafaranga menshi pe wow kandi ubwo byatangiye ari ibintu biraho nyine mboneho no gushimira umutante wanjye okay yaramfashije mu buryo atazi ariko yaramfashije yego kuko we yari afite iduka yarakoraga akajya ambwira ati none ufite ibi bintu ncuruza nshakira abakiriya ko yabonaga ko nyifite abantu njyanye nabo nshakira abakiriya
iki kintu niba kiri kuri iyi price ugihereza iyi price yego noneho we ayo ngayo aba yawe bitangira gutyo nkora gutyo akaburanzana abantu amubwira noneho niba ari Imana yabikoze birangira akazi yakoraga bibaye ngombwa ko akavamo yego nsigara mu duka urumva ako bitangira nyine urumva ibyo arimo byagiye abigurisha asigiramo bikeya noneho urumva hari amafaranga nari maze kugira amaze gukora na saving hari umushiti wanjye nifite wansapotingaga cyane akamereza amafaranga nawe shyiramo noneho ntangira gucuruza nanjye urumva ndakora umwana nakagiye ikintu n'iki ndakimwabura yego urumva ariko nyine cya kintu cyo kumva kuri kurera umwana wenyine ni ukuri ko Imana ntabwo kijya gishira mu mutima w'umuntu nibwo waba ufite ubushobozi nubwo waba ugize gute noneho harya ubutekereza ko ari aho hanze ahari noneho n'ikintu cyambabazaga uzi umwana gutangira kuvuga ngo papa ntabwo ntahari nyine nguze kuza kumumwereka kandi ahari kandi akiri muzima urumva bikambabaza nta kindi kintu nakora nkajya mubwira basi nta bushobozi bwawe nkeneye basi jya uza ureba umwana kuko namwandikiraga message mbabara basi jya uza ureba umwana urebe ukuntu umwana ameze kumuvugishe umurebe umwana akumenye urumva reka ntansubize kuko kumamaga byo navuze ko ntazongera kumuhamagara ngeraho kowe dismenya iki kintu gikomeye cyane nyine wa mugani cyo kwirerana wenyine udafite support n'imwe yego biravuna umwana abakeneye ibintu byinshi no cyane akiri muto yari gukura umwana akeneye ibintu byinshi no atangiye kurya wenda wa mugani ibyo atari n'ibintu bifatika tuvuga wabonye akazi ushobora kubasha kubimu ariko ibyo biri byo mu mutwe emotion biragora cyane biragora noneho baraka nkubwiza ukuri uko byagenda kose ntabwo umwana ubu uzabura kumubwiza ukuri ibyo bintu waciyemo ntabwo byabura ababyeyi pe tujye tureka kwigira beza umuntu azera ngo avuge ngo ngiye umwana wanjye gusa ngo ibyo naciyemo kubera iki nabiciyemo mbicamo nawe gute nabimuhisha azakura wenda azahura n'umuntu ejo bundi asohoke hanze amubwira atuburi uvuga ngo papa wawe ko atigeze agukunda atigeze akwitaho ukumva ko buriya reka mubwire impamvu mvuga ngo kutamukunda kuko umuntu ukunda umwitaho nubwo ubwo bushobozi ntabwo waba ufite basigaragaza ubwo bushake bwo kuza kuvuga ati reka nze ndebe umwana wanjye muhe rwa rukundo ambone dusekane tudutemberane ibyo nibyo biba bihagije ku mwana sibyo ibyo byose ntubikoze bwa bushobozi umwana ntakubonye bwa bushobozi bw'amafaranga ntakubonye njyewe ntabwo nari kuvuga ngo dukundane ngo dukomeze oya nari maze kubona ko bitazashoboka byari byaranarangiye kera naranatuje naraniyakiriye ariko umwana ntabwo agombaga kuba victime nibyo kandi yari yaravuze ati tumubyare mukunze yagombaga kumfasha rero urumva ndavuga ati abana bikanga umunsi umwe shameruka kumuhamagaye nabwo bwa nyuma mbere yuko bambwira ko arwaye nyine mbere yuko apfa yego nari ndi kujya ku kazi nakoraga Kicukiro ku mana yanjye noneho nyine Noheli yari iri hafi nyine kizi ukuntu Noheli yaba uyu munsi papa mama abana batembereye bagiye kureba Père Noël ntabwo nzi ahantu byaje ubu kubeshya nza nyine mu nzira aribyo bindi mu mutwe ndavuga atari kubundi ubu kuko kubera iki kuki ari umwana wanjye bibaho kandi umuntu ahari mfata telefone ndamuhamagara ndi kuri moto namubajije ijambo rimwe nkimuhamagara ase undi guciye kwitekereza wumva uri umubyeyi iryo jambo namubwiye araceceka ndavuga ni wende kubaza numva ndi umubyeyi none se inshingano z'umubyeyi basi byibuze urazikora araceceka numvise acecetse nahise numva amarira aje menshi ndavuga ati ntabwo nashakaga ko abona intege nkeya zanjye nahise nkupa telefone ngenda nigira ku kazi yumva nahise ngira ndarira nyamwiduje ndarira yewe ndihanagura ndaza ngaruka mu kazi ndakora urumva ku mana yanjye nkomeza ubwo buzima nyine n'umwana jyenyine nyuma nibereye gutya mu rugo ngiye kumva n'ukuntu inshuti waramamagaye w'umukobwa atakuze se uko runaka arwaye arembye kuba ryarese urumva ntiyari bumvugisha aparitse gatoya ntanageraho urumva mama yabonaga ubuzima nyine kuntu strugglinga njyenyine mama akambwira ati ku bintu uzabishobora wazagiye kumurega ko amategeko ahari noneho umwana yari amwanditseho ku murenge urumva ko umwana mwanditseho ko umwana mwemera wazagiye kumurega agafata inshingano
okay niba ari ukwihagararaho ngira nyamubwira ati mama oya umwana wanjye nakora se akajya yumva ko najyanye papa we mu mategeko ngo ko yanze ngo kumuhereza indezo wamureka ngo ngiye nkabyimenyera nkirwanaho mama ati nyamara hari kizagera intege zawe zirangira ako ngiye nago nabyumva yavuga ati oya none nkumva numvaga bigiye kwa nk'ibintu byo guhangana yego kandi ngiye nkunda ikintu kimpa amahoro nkavuga ati iyo tandi mu buzima numva mfite amahoro kuruta uko mutekereza akangarukira mu buzima binkururira ibintu byinshi cyane yego bigatuma noneho mvuga nti reka ngiye mureke sinkomeze kumugarura mu buzima bwanjye urumva noneho ubwo mama bigakomeza gutyo mama ati none se okay basi ndurona ubwo ibyo ngibyo byanze yego reka duhamagare mama wiwe noneho hari umugabo wa sister aziranye n'iwabo arambwira ati none se waretse basi se tubigenze gute mugisha inama se musavugishe papa we cyangwa nzavugishe mama we yarafite abyeyi bombi none aravuga ati rero papa we ni umunyamahane nda mama ariko niwe bari inshuti cyane wagerageza none mbwira mama rero kugira ngo bigire ireme nge ntabwo namuhamagara wowe muhamagaye umubyeyi ku mubyeyi muganire mama afata telefone aramuhamagara muraho amakuru ni meza rero umwana wawe yabyaranye n'umwana wanjye afite umwana mukuru umwana ngo yamaze kujya mu mezi nkanga urumva byari imbere nko mu mezi nk'umunani ngira ngo 7 gutyo none yataye inshingano mbere yaramufashaga nta kimufasha kandi umwana wanjye nakaza agira nanjye nagufite ubushobozi bagije bwo gukomeza kumufasha mufasha ibyo nshoboye nagiraga ngo ko ari umusore ashoboye gukora iki gituma adafata inshingano ati se yarabyaye ayiwe urumva ati yego yarabyaye n'umwana abana ababyeyi mana njye baragowe ati nabyo narindi ati cyangwa n'umwana njye mbona akunda gushyira kuri profile yiwe mama ati numva rende kwa nkajya mbwira mama ko ntabwo umva ko yamushyiraga kuri profile akamushyira no kuri stade yamushyiragaho ko yego ko rwose ariko akaba afite abantu abwira ko ari umwana w'umukoze we akaba afite abandi bazi ko ari uwe ngo kubyumva nyine hari abantu bebe bafite mu buryo butandukanye buri wese yaramuzi mu buryo bwe none akaba yarabwiye mama we ko ari umwana w'umushuti we kumva mama we yese reba uwo mwana wari ko ngigeze kumubwira ngo ariko se kumba n'uyu mwana asa nawe kera ukiri umwana amwati oya ti mama ni umwana w'umushuti wanjye uko yamubwiye mama urumva yahise bireka ntiyabitindaho se njya mbona uri kuri profile ndasati yewe yego mama aramubwira ati yego n'uwo nguwo uti ntabwo nari mbizi urumva toke nta kibazo reka nzamuganiriza muzi impamvu bimutera noneho nzakubwira igisubizo yego atari kuza kunyuza amafoto y'uwo mwana umva yakoresheje telefone ya mama amwohereza amafoto aramwoherereza urumva areba umwana nta n'ijambo yavuze aracecetse mama nawe ati uziko abanyamafoto aragira icyo avuga ati mama byihorera ariko urumva ahubwo nukuri rero reka nkubwize ukuri sinzi impamvu nakomezaga numva mu mutima wanjye ko n'undi nta kintu kizahinduka ntabwo mbizi buriya reka nkubwire impamvu ntabwo ngewe mama wanjye yaza kunshyiraho igitugu ngo fasha uyu mwana ibyo ubwanjye bitandiye urukundo rw'umwana w'umubyeyi ruva mu muntu muri we urumva nkabwira mama nyamara ibintu mama sinzi mukambwira ati reka tukomeze tugerageze urumva hashira igiye kubita shinimira ibyumweru nka bingahe njye ko nabona aramuhamagaye umukecuru aramubwira ati ntabwo ndamuhamagara ntabwo anyitaba tukintu urumva gishoboka tuvugisha ukuri yari inshuti na mama we nanjye ndabizi neza inshuti na mama we cyane yaba yaranze kumwita basamugani kandi atarazi icyamushakira urumva bishoboka nese mbwira ngo namwe mama ntabwo bishoboka mwihondera bura shakora mwitabye sinzi ibyo bavuganye bakaserera wenda akaba adashaka kubitubwira simbizi ariko ntabwo bishoboka ibyo mama nawe simva ko bidashoboka tambwira mama wabonye ngende nakubwiraga kubwa ngo watsengerera umwana n'ubundi mu bushobozi bwanjye yego ufite urumva mama niko nahise gutya nawe giving up yego ndakomeza ndistrago ningira so rero haciyemo iminsi ubwo nibwo nagiye kwambara umushuti waramamagaye ko runaka arwaye ahubwo se mbere yuko arwara wa wundi bakubwiye kuko yari uwe wa wundi wa mbere yego rwose pe kuko umwana we n'uwanjye barasa photocopy umukobwa twaje no kuba inshuti turamenyana oya ariko twamenyanye mu gushyingura okay nibwo twamenyanye nari nihuse urumva mbabarira noneho ubwo barambwiye bararwaye sharo reka nkubwiswe nanjye mufitiye urwango rwa rundi rurenze ukwemera ndabyibaza okay mbisaba imana ni urugendo yego
buriya abantu umuntu aza hano akatujajinga ngo umuntu wapfuye ngo kuki ngo utamubabarira ngo kuki ntabwo abazi ibyo waciyemo kugira ngo uzi guhita wemeye noneho uzi guhita uvuga uti ngiye guha umuntu imbabazi utanansabye imbabazi. Yego ariko birakomeye sibyo? Uri bwicare utekereze uracyafite wa mujinya uracyafite bwa burakari urumva biba bigoye kugira ngo uhite ufate icyemezo nkubwize ukuri bwo kuvuga ngo umuntu ndamubaye ndamurekuye mu mutima wanjye kuko mu mutwe wawe wenda yabaye ko mu mutima wawe akirimo umwana ntufite umwana we yego uramureba ukibuka ukabyibuka cyangwa umwana yanakubaza yavuga papa n'ibiki ko mana we urumva noneho ndavuga ati rero ntabwo noneho ikintu gitangaje kivuga ko wa mushuti wiwe rero no hari undi mushuti wiwe we bani inshuti nawe cyane bakundaga gusangira yego nawe narageragezaga nkamuhamagara ngo se wambabari wamumfashije basi ko nzi ko wowe yakumva wamumfashije ko biri kwanga kurera umwana njye nyine wamumfashije basi ajya mu ibyo ashoboye nta kibazo njye ntabwo nzabigaye ajya mu ibyo ashoboye dufatikanye turera umwana akambwira ati ndamubwira noneho naje kumenya nyuma ko nashobora no mushuti we umva nageze mushuti we nawe kwera ko niwe ko benda nahoraga buri mubwira ibyo bintu akajya nyitaba njyewe ndavuga ati mva mubwire nawe sinzongera kuguhamagara mupa contact yanjye nawe yego noneho hari uwo mushuti wundi wa mbere wanyumvaga wigeze kumbuza we yaranyumvaga ariko akambwira uti ntago tukiri inshuti cyane ni inshuti na runaka niwe yambwiraga mu mubwire aba ari uzajya ucaho yego noneho mbona ntago nazabivamo ariko nkamubwira ibintu byose bibaye byose ankorera nkabimubwira yibaze ko yaje kumenya ko arwaye nawe ntatekereza kumamagara ko bimbwira umva ko yari abizi agahinda naciyemo arazi ibintu byose yumva ko mufitiye n'umujinya ntigeze yibuka no kubimbwira yumvaga wenda n'umuntu urwaye ubukiri nyine atari ibintu yego yawe yararembye kuko icyo gihe bamujyanye ameze nabi ameze nk'umuntu uri muri koma urumva none ikindi kintu gitangaje umushiki we yarabizi ko ntwite ko yarabizi ko dukundana nawe natwe twaramusuye anzi tuziranye mbyara yarabizi mama nanjye yarimubwiye ko nabyaye urumva ntiyigeze areba umwana kugera n'izi saha ntanamuzi cyakoze amuzi ku mafoto ukumva icyo kintu wenda musaza w'umuntu nta kibazo ese nkawe ni umubyeyi nagira niki yarabizi ko namusaza we yarabimwibwiriye yuko ntwite si ibintu wenda ari kuvuga ngo musaza wanjye wenda bashaka kumushyiraho inda yarabizi ko musaza we yarabimubwiye kuko no mu bantu nabwiraga kugira ngo bamfashe kugira ngo ahinduke nawe yarabizi ko narabimubwiraga nabimucishagaho urumva umubyara yari yabwiye petite sœur ngo mu gitondo ngo araza kuzanga arazana potage ngo n'amazi ashyushye ngo n'ibiki ntiyigeze aza urumva none sister wanjye nawe aramurakarira nyuma sinzi ngo ubusobanuro yaje kumuhereza biraho ngaho umva nyina ngo nkeneye no kubyumva nese njyewe nsiba nimero y'uwo mukobwa noneho nyuma tuza guhurira kwa muganga rero umva barambwiye ngo ararwaye ngo ararembye umushito yarambwiye ngo ameze nabi yarameze nabi cyarambwiye ameze nabi pe sane sawa kumva yapfuye Yesu urumva ibaza umuntu urakariwe iwe muderuka kuvuga nta mutagize gute noneho wagira ngo nanahantu nahuriraga nawe ariko yahuraga na sister wanjye ngo yasohotse ariko we ntimwanaga murahura no mu nzira ntabwo mbizi nuko sinzi ukuntu byagendaga ntabwo najyaga mpura nawe si ukukubera ariko sister wanjye bagahura bahura akamutuka sister wanjye umva urumva we nyine ubwo we yari yaragize umujinya wa undi wa akamutuka kumva sister wanjye hari urugendo twabanagamo azuba bari n'ukuntu mba meze bahura akamutuka byatari none bisigaye bigira ngo noneho ahantu bahura akamwihesha karabizi neza ko ari bumutuke none ngo nigeze kumubeshya ngo aramubwira ngo reka ngo arabeshya ngo ndamufasha ngo namuhaye amafaranga nambwa ati nyereka message ati nyereka message urabeshya sister atageze mu rugo arambwira ngo uziko nahuye nawe ngo akambwira ngo aragufasha ndamuhaye nyereka message buri yanyereka urumva ndambwira ati nta kibazo cyo mwihorera wowe ukuri urumva yego ubwo rero ndicara ndatekereza navuga ati rero uyu muntu mfite umwana hano umukobwa ndi kurera azamumbaza hari ibyo zambaza yego basi kangabanye umutima mubi n'urwango ngende njye kumureba cyane ndatekenjayo umva yararembye ari muri soye ku buryo hari abantu yari limite n'abantu baza kumureba yego urumva ariko mageze ikintu gitangaje nuko nasanze famille nzi banama n'uburenganzira bwo kujya kumureba ngo ni mumureke no mugore we yibaza muri famille yabo we nyine njye rero uko nabiciye mu nsigaye nseka ubundi mbere yarabitekerezaga nkanira ubu nyine biranze si ukukubeshya kavuga uti ni gute famille y'inzu ariko ikaba itaraza kureba umwana na ijambo se ngo ni umugore we buriya ni umugore we ngo ni umugore yagiraga ikintu yajyaga kuri dialyse
akava kuri dialyse ameze nabi rero ukaba ari limite cyangwa se natarajya ntago abantu bose bamurebaga ko yari arembye cyane. Noneho nagezeho icyo gihe bangiraga n'abantu benshi cyane kumureba. Yego. Niyicarira aho ngaho ni nanjye na petite sœur n'umugabo wiwe. Arangije ngiye kubona mbona nyine ati "None tugende ujye kumureba." Atura ni mumureke ngo n'umugore we ngo ngende bamurebe. Fine ndagenda. Ndagenda ndinjiramo ndeba ahantu aryamye. Sharoreka mbwiza ukuri hari ibintu ucamo hahandi ku buryo umuntu agera kuri level yo kuba mbona nani mu kimufitiye so kukubeshya. Nabo nakubwira ibintu mu mutima wanjye natekereje mu mutima wanjye kuko nyine umuntu utarabaye mu mwanya wanjye yahita njajinga. Ariko ngiye kuko nzi uburyo nabiciyemo n'ububabare nabiciyemo ntabwo nabivuga kuri kamera. Yego. Urumva ndareba ukuntu ameze ndamureba ntabwo ndamureba nk'iminota ingahe abandi bajyagamo bakarira uw'abandi uri aho washakishije amarira urayabura. Gusohoka n'icyaha nagenda mureba abandi bajyaga bose bagasohoka barira. Ndagenda ndamureba cyakoze namurebye nk'inshuro ebyiri. Ya gatatu nari bujye umva ibaze ko nemenya amaze icyumweru ari mu bitaro. Mushite nawe nibwo urumva ashaka yenda yararebye abona nta gahambona abitekereza avuga ati ashaka ntabyaze. Urumva ko iyo ataze no kubimbwira nubwo nari buzabimenye. Yego ntari no kuzagira amakuru menshi. Naramushimiye ndamubwira ati warakoze pe ko warabimbwiye kuko nabyo biri mu bice bigize ubuzima bwanjye nawe n'umwana kandi nagombaga kumenya. Pesha naramushimiye ndamubwira ati warakoze ko warabimbwiye. Yego. So rero ndangije urumva namurebye inshuro ebyiri ya gatatu nari bujyeyo. Ndi muri saro gutya ndi gukoresha retushe. Sister wanjye nanone wajya ngo sidana amakuru yavana wowe wambwiye n'undi ko yabyaye undi arahamagara tisamenye ibintu byabaye. Tibiki se noneho kandi ati runaka yapfuye ati kare kurabeshya. Yesu we. Urukumva ndi muri saro. Kare kurabeshya nyamwe ati ngo ati reba nyamara none uzi ikintu cyantangaje sister wanyandikiye message ambwira ko yapfuye. Nyine sinzi ukuntu abantu turemye nigeze amenya umwana nigeze nkurikirana ngo amenye basi ubwo bushobozi ntabwo nari musabye basi nkurikirana amenye umwana wamenye amaraso yabo umwana wagenda amaraso yabo ni batantewe nani kizabikuraho niyo shaka bazabyihaka niba shaka nibazamwitewe ariko ni amaraso yabo batazagira aho bacikira. Yego. Urumva ariko nibutse kumbwira ko yapfuye. Urumva nabonye message ndi muri saro urumva navuye kuri call mpita mbona message mpita mbikonfirma ko ari byo. Urumva ariko ubwo kwa muganga ndiyo naravuze nayo kugira ngo nduhuke umuntu reka mubwiza ukuri uwo mukobwa nyine umushiki wiwe. Yego. Ndabimubwiye ndamubwira umwana mubi koko wewe wari ukwiye gukora biriya wari ubizi ko ntwite se byarakwaniye kuza kundebara se kuki utaje nta kintu uzanye ngo wumve ko ngusuze ngo mubwire ngo kuki waje nda nta kintu witwaje ese hari ikintu kirenze nigeze ngusaba. Urumva ndamubwira ati ntabwo uri umwana mwiza nawe uri umwana mubi. Urumva nyine ibyo nagomba kumubwira ku mutima wanjye ndamubwira ngo ntako ngo ntagize nyine agashaka kunyeka ko nawe nta kuntu atari yaragize akagashaka kunyeka ngo yabuze ngo umwanya ndabyihorera nyine ariko ndavuga umutima wanjye ndaruhutse. Na wa mushuti wandi w'umutipe wandi niyaga ambwira ngo mubwire agiraho yanga kunyitaba nawe muhagarara ndabimubwira ndamusomera nawe ndabimubwira. Yego. Umwatura umwana mubi arambwira ati ntabwo bizi buriya ngewe nagerageza kuko nari nshoboye ariko nkabona twajya kuganira kuri iyo sije mvana agashaka kuyivugaho. Noneho wowe waza akabura byari bukubwira. Yego. Noneho wamushyira mu mwanya wiwe ndavuga ati okay nta kibazo ariko ndavuga ati ngiye cyo basi ngende nduke ku mutima wanjye bimveho mbimubwire ko namurakariye mubwire n'impamvu kuko ni narasibye nimero yiwe. Urumva nta contact nkigirana nawe. Urumva so ubwo mba ndagiye kwa muganga nyine nsanga nibyo koko. Urumva musanga kwa muganga baravanga baramutunganya dutegereze ngo abantu bajye gusezera n'ibiki pe nyuma y'amarira nerekaga kurira ntwite nibwo nongeye kurira. Nabwo ndi gutekereza ukuntu nzicuza umwana amubwira ngo uzise njyanye na papa wawe gutya na gutya aguheruka ufite umwaka ngenze gutya na gutya ntimaze kwitaba Imana. Ukumva icyo kintu iyo nkuru irahagije ko wayibwira umwana ukumva igikomere umwana afite azagira nakura. Urumva narabirebwa naryamye nabitekerezo byose cyane n'abantu bandi bamwe bavuga ngo nariraga mvuga ngo umwana wanjye nzamubwira iki. Urumva
kuma aho ngaho turahava ndagenda njya kureba iwabo mva ko ikiriyo cyari bubere iwabo ndagenda njya kureba iwabo nkagera mva nk'iminota mikeya urumva umukobwa nari mbizi ko ahari nyine shana umwana mwiza mana ni imfura apari njye abakobwa ngo baba bari amasasu mumera nka mufitanye urwango wapi mana ni mana ni umukobwa w'umwana mwiza pe cyane yego turamenyana ahubwo ku kiriro uwo nguwo wundi we yatenda byara umwana w'umuhungu yego urumva turamenyana turaganira nza kuganira nawe inyuma nsanga nawe burya nawe ntiyamufashaga urukumva nyine we yagiye ambwira udutende yagiye amukorera urumva ni story ye ntabwo nayivugayo urumva ariko numva n'ubundi nta mpamvu nimwe nawe yari afite ko njyewe ataragombaga kumfasha numva ntayo ko n'uwo ngo n'undi ntiyamufashaga urumva ndavuga ati kuko maya yabaze ko burya noneho naje gusanga w'ibyo yanyuzemo birababaje cyane kuruta ibyanjye oya ndabikubwirira nyuma ya kamera yesuwe noneho nkajya nseka noneho kuko urumva we biti wowe umeze ute njye muga ati narabirenze sheri wowe uri kubicamo ubu ngubu we byari bikiri bishyashya urumva umwana yarataragera n'umwaka afite umwaka ngira ngo niba ntari kwibeshya neza sinibuka neza yego umwana wari muto ubundi urebye umwana we n'uwanjye barutana imyaka 2 urumva noneho urumva we agifite bya bikomeye cyangwa ndasega ngo ati ubundi birebye nibi wabyiba bimwe expecting agahora ngiye nkamurugero nkamubwira ibyo naciyemo byanjye nyine ariko urumva we ubwo kandi byari murimo murabivuga ku kiriyo twaraganiraga urumva ku ruhande yesu wanjye we umva ibi bintu biguha isomo rikomeye yego turamenyana nyine dukomeza kujya tuvugana noneho igihe cyo gushyingura yego barashyingura famiye nta nubwo bigize amishoninga abana kuko se ari ingaragu ariko basha kuba ari ingaragu ariko siza abana simbizi nakeka nari ngiye ufite ubumenyi buke utabizi ngiye numva bajya babivuga si babivuga yuri ingaragu bavuga kuri ingaragu ariko usiza abana yego ariko natekereje ko indi mpamvu batabivuze ariko ntibigeze bana twaproachinga bamenye ko abo bana bahari urumva barabicicika barabireka urumva ndituriza none rero cyandagira nuko uwo mukobwa nyine yaravugaga ngo yingu ndazana umwana wanjye wazi gusezera papa no yo numva ushaka kubikora kuri inde suje gutera indi mpuwe hari urumva ngiye ko iyo family nari maze kuyimenya ukuntu bateye nabonaga ko ibintu byose ari gukora nta result bizamuha ariko ikintu nshima nuko ibyo namubwiraga byose agiye abibona nyuma dutangiye nyine dukomeje kumusatuye tuvugana imbwira ibyo yakoraga byose ndamuga ati nayo kubwiraga ariko ko nta kindi kintu ugomba ku expectinga muri bari abantu urumva so none yese akubitwa n'inkuba acyumva yuko niba batigeze bamishoninga ku byiza afite n'abana urumva wenda nta kibazo wowe ntago bari bamuzi uri kubyumva ariko ndabizi neza ko baramuzi kubera ko ngiye mushito yarambwiye ngo ari muri koma ari kujya kwa muganga yarimo aravuga yuko urumva ko we ngo barakundanaga ngiye mfite umugore wanjye nkunda unyira umukobwa bari barashwanye yego urumva mfite umugore wanjye nkunda twarabyaranye dufitanye umwana urumva barahamubonaga babizi neza yuko hari uwo nguwo basi ntibanagegeze ngo banamwaproachinga bamenye gusa uwo mwana bimeze gute urumva noneho urumva igihe cyo gushyira ntibanamishoninga n'iki abantu bose urumva we wasangaga hari inshuti tuziranye zewe nanjye batuzi twembi yego bose bumete gute batavuze umwana gute yego uko byumva kuko ndahenshi no abantu bamenyera amakuru amakuru kavuga he kumbe yarafite abana bangahe kumbe byemeze habe uri kubyumva wumva ukuntu n'amafamiye hari ukuntu nayo niba navuga ngo aratwica mu mutwe akica akazica n'abana ukumva urwo rwango ukuntu rurimo ruragenda rukura urumva noneho ndabireka njye nari uko nyine nari namaze kwiyakira yego ndabireka ndituriza ndamureka urumva turashyinguye turatashye biranarangiye urumva yashyinguwe n'umwana wa mukuru yego birarangira rwose none akajya mbwira ngo ndabizi ngo bazadushaka ngo nyuma ngo sawa bitegereza uzabibona urumva we niba ari kwe byi expectingaga birangiye n'undi byo yatekerezaga namubwiraga bitabaye byo urukumva bigeraho nyine family yabo turabarika ariko hari undi sister wiwe
yabwiraga petite sœur anakiriho amubwira ngo ndashaka kuzaza ngo kureba umwana nyine we ni inshuti ngo nyine gushaka waretse ngo nkazaza none sister akabimbwira ndumva nta kibazo muzaza urumva abimbwira rimwe abimbwira kabiri urumva na nyuma yuko amaze gufongera abimbwira ariko hose nta munsi n'umwe yigeze aza uri kubyumva none uzana nongeye kuvuganira nabo ngifungura YouTube channel urumva ko naricaye ndavuga ati ubuzima ibintu byambayeho hari abandi bantu bari kubicamo hari contribution atanga kuri society no kuri abo bakobwa bari kubicamo kugira ngo bimukomeze yumve ko byari gucamo atari we wenyine ko nanjye ndi kubicamo icyo gihe numvaga ko ari njye jyenyine ndi kubicamo urumva ndavuga ni reka nyikore none urumva nagombaga gutangira mvugaho story yanjye ho gatoya urumva we yaraje aranyataka muri comment yigo pe aranyataka uwaje nuhe mutoya wa wundi uziranye na sister wawe yego muri comment mwe ngo kugira mwiza ngo abantu bagejeje ngo kuza ngo kureba umwana ngo ngo urabangira ngo batazagutwarira umwana mbwa umuntu uzabivuga ko njyewe namwangiye kuza kureba umwana azampa ibimenyetso avuga ati dore ngibi warabyanze yego urukumva ndanamubwira muri ibaze ko byagezeho njye ntihana naho amagambo muri comment urumva ndamubwira wowe uri kubivuga gutyo ishuri zose bamuvuze ko ugiye kureba umwana sinakwemereye petite sœur sinamugutumyeho yego utigeze uza ngo ndi kubabaza ngo mama wabo ngo ndi gukomeza ngo ndi kumwongerera ngo igikomere none se roza ngiye igikomere cyanjye barakize ni ibyabo nyine bari kureba ku ruhande rwabo ngo mama nanjye mfite igikomere ngo mama n'ubwo ngo ntago arakira ngo umusaza wanjye ngo yapfuye none se ngewe uzi igikomere ngewe mfite aguye siko bikomeye urukumva yego none ndicanda ndavuga atakusundo umuntu gukinde guterana n'amagambo ndayibaza ati baza comment ndikiraho izindi ziwe nyine yego nkeya nyine urumva ndamurika none ndangije nyuma ndicara ndavuga se ubundi ubu nari namwakira ndamuzi se ubundi ubu nyuma y'igihe cyose nibwo yibutse ko mbaho twanashyinguye byarangiye yashize igihe ubu ngubu uri wicaye kuko nisohoreye ikiganiro nibwo wibutse ko ngiye mbaho ngiye ko ndi kuvuga story y'ubuzima bwanjye bwambayeho ntari kuvuga story yawe cyangwa se nta nubwo nari namentioninze na musaza we yego yewe aho kuko kundi bavuga ngo teruye mu ruza nicyo wahamije ubu rero aricaye nawe nitekereza aravuga ati ni twebwe wavuze yego noneho we bimwanga mu nda yumva ko agomba kuza kuvuga urumva nyine ngerwo ndabaga ndikizeye ko barimo akantu k'umujinya n'iki birumvikana ndabuyibanda bagatakunda udukindi guterana n'umuntu amagambo n'amaje ubundi wowe uranzi kandi ubundi uranzi kuri kuza untera uranzi ndakuzi urumva kuko ntigeze anya approachinga pe kandi ntiyari bubure nimero yanjye ariko nake petite sœur kamuga ati ngiye nshaka kuvugana nawe nshaka kureba umwana byibuze ntabyo yigeze akora none se uko cyari kuza kumbwira ko yiboneye nikoreye ikiganiro we none ahubwo wamugani bwo nyuma y'icyo gihe cyose kwera iki nyine ari bwo byari bije tujye tubwiza ukuri hari umuntu ukora ibintu ugasanga abantu batangiye none yarimo aravuga ngo ndimo ndabashakamo views ngo ndabashakamo views ngo nshaka ngo bumbashakamo views nyine uko ndi kubavuga kandi sinigeze mbavuga yego sinigeze mvuga izina rye nta n'umuntu wabo nigeze mentioninga yego urumva uri kuvuga story yawe yanjye pe ibyo byamugani rero birumvikana abantu uwo mwana nimba batanamwemera ngo nyine ntabwo ari uwabo sibyo hari ubwo ari uwabo yeze kuba ari uwabo umwana ubu ngubu afite imyaka 4 n'amezi 5 sibyo kugeza n'izi saha hose ndakubwiza ko Imana nta n'umwe n'umwe hari umuntu ukikoze muri famiye yabo nta mentioninga kubera umutekano we nibaze ko we yansuye ndaza kubwira n'isano ririmo wumva ukuntu biteye agahinda kuba ari we wabikoze bo bakabaye babikora urukumva we ingaze ko yaransuye na mbere yuko nanarwara yaransuye azareba ahantu mbareba n'umwana umva naje kuva mu rugo njya kwibana yego urumva araza aransura areba umwana ari ahantu mba urumva nyuma urumva nongeye guhura nawe nyuma yuko nyine byago bibaye urumva nuko rero yanyatatse uwo mushiki we ndavuga ati nta mpamvu reka mwihorera yego yasanye muri ibintu by'iterabwoba ngo yingoshe kuri YouTube ngo vuba ngo abantu bamaze imyaka ngo kuri YouTube ngo ibiki ngo hababaye iki ntabwo mbizi pe ngo nyine ngo hari abantu bamaze kuri YouTube ngo igihe kinini ngo ngiye nje kuri YouTube ngo ejo bundi ngo nagazinga ibintu ngo ndimo ngo ntabwo nzi ibintu ndi gukina nabyo baje muri ibintu by'iterabwoba ni iki ndisekera ndabase ko u Rwanda rugira amategeko wantera ubwoba ute umutima ndamwihorera ubwo urumva ibyo byahise bihagarara ngo nkomeze kwikorera none yagezeho abona ngo yandika comment ivuga ngo
ubu noneho ngo mbaye umufana wawe ngo ngiye gukora subscribe ngo ngendera n'ibiganiro byawe ndambwira turakoze cyane ahubwo ibyo bireba uzi ukore wumve nyine n'ibyo mvuga urumva noneho uzi ikindi kintu gitangaje se nyuma arwaye nyine undi mukobwa yari asize ateye inda oya ntabwo mwaba muri benshi gutya batatu mana we ubona we nabimenye nyine kwa muganga namwe arahuriye oya hazaga buri gihe ntabwo twinjire ariko yari umushuti wa Petite Sœur ariko ntabyitaho yumva Petite Sœur wawe ubundi abantu bose yarabazi oya ni uwundi noneho ko ngira abasista benshi noneho we bari inshuti nyine ariko yazaga mu rugo icyo gihe urumva hari ukuntu nyine inshuti y'abasista bari kwenda utabitaho bose wenda akaza tukabonana nk'igendera nyuma amaze gupfa nibwo umukobwa yaje ku nyine ariko yari yarambwiye ko bakundanaga urumva yego kandi aho kwa muganga hari n'undi ngo bakundanaga we niba icyaraburaga nuko yarataravubyara ariko wowe bari baramwemeye mu muryango we nabonaga yari afite ijambo wowe nguwo principal turanitiranwa none ikirenze urumva ngo principal yajembo bari none se ni principal nyine kuko gupfa byanteye ubwoba urumva nyine niwe wari ufite ijambo aho ngaho urumva nk'umukazana bazi ako kanya barabumva ntekereza ko bamumenye kubera nyine ibyo byabaye rero umukobwa dukomeza nayo kuvugana nyuma ikintu nshaka kukubwira nyuma azimubwira ati buriya uzi uko ntwite byansigenda ari hafi no kubyara yabimbwiye noneho turaganira ubwacu tugatuma ati mbabwire njyewe nta rwango ngufitiye nawe nta rwango ngufitiye aba bana ni amaraso amwe aba bana bagomba gukundana bakamenyana urumva umukobwa aza no kubyara turanamusura rwose njyewe n'uwundi tuzana n'abana urumva ndeba nyine nkajya mbona umwana ni copy nese ko bose barasa yewe wenda aza kubakwereka oya uko ari batatu bose barasa ako ni abahungu undi ni umukobwa urumva noneho mushiki we banyandikira arambwira ngo mbese ngo abo bandi babiri uvuga ngo kuki ngo bataza bo ngo bivugire ngo bazabwiye bakaza kuvuga ko bafite abo bana kandi uwo nguwo apfa hari uwo nguwo wa kabiri wari uhari ukurikira uwo wanjye wese kuki batamuvuze basi kuki ko bari bazi ko hari we kuki batanamumeshoninze basi byibuze kandi bari bizi ko hari ubu se none urumva barimo baragaruka kongera akavuga ngo kuki ngo kandi nta nubwo nta burenganzira afite kubabwira ngo nimuze mwicare ahangaha ngo mbere ntabwo ari itegeko ngewe ni ibyanjye bo ni ibyabo wenda ntabwo bashaka kubivuga ntabwo rero ngomba kubashyiramo ariko ako gastori gato kabo ntabwo nabura kugashyiramo kuko karahari ni ibintu bibaho ejo n'ejo bundi utazabona umwana wanjye atazakura ugasanga agiye guteretana na wa wundi kandi ari abavandimwe uri kumva iki kintu ukuntu cyaba ari kibi twe turi inshuti abana baraziranye yewe baraziranye pe tugira gutya nabo tumera bakaza tugasangira n'abana umwana umwe yakwa anniversaire tukajyayo tukajyana abana urumva mbese twega hagati yacu batatu nta n'ikibazo na kimwe gihari yego urukumva abana barasa rwose babonye babona ko banagize banavukana urukumva ariko ni ikintu kitari cyiza kuba kugeza iki gihe famiye yicara ubwayo ikaba idashobora no kwigaya yego nzi ko muri kamere muntu wundi umudrame aba ari abantu bagira impuhwe bakunda abana sibyo basi se kuki atanagerageje ngo aze amenye n'uwo mwana basi banamenye ukuri bazi wenda niba babishidikanya niba banabishidikanyaho baze ngo barebe se ko uyu mwana n'uwacu cyangwa se si uwacu basi bamenye ukuri ariko icyo kintu nta nubwo bigeze banagishaka no kugikora menya batanakeneye no kubareba niko mbitekereza ngewe urumva kuko igihe gishize abo babikeneye baba baraje kuko nawe nigeze mpoze pe njye nemera ko umwana wanjye ni amaraso yabo nta nubwo nakora urwo rwango rwo kugira ngo mbabuze ikintu ntakora pe sinababaha namubaha naravuze ntibabanza bakanyica bakabona kumutwara icyo ni ikintu nemeye kuko mbere hari umushuti yagize kumbwira ngo papa ngo ajyaga avuga ngo ni inkomezi ndera umwana ngo namara kugira imyaka 7 ngo azajya kundega ngo umwana decide ngo bagomba kubana kandi kumva ko ngenza abana bushobozi mfite ngo we bazamuma ko ari ufite akazi ambo uri kumva ngwiki ibaze kwicara mu bantu ukavuga byakunaniye gufata inshingano ukicara umuntu w'umugabo ukabasha kuvuga icyo kintu yewe urumva
yari yarabimbwiye ndavuga mba mbiteguje papa ndamwe tumva nkubwiza ukuri niwumva napfuye uzamenye ko ari cyo nziza nta muntu uzankuraho umwana wanjye kireka nanyica azabonda azanyice abone kunkuraho umwana nta kibazo yego urumva naho byo kuvuga ngo nguraje tuzajye mu mategeko tugende nawe avuga impamvu atigeze yita ku mwana we kandi yari ahari urumva ngo mu myaka 7 se nibwo mumenye yego noneho hagakubitiramo nyine n'utwo tuntu ndavuga atari ko basi se ko ni naramwemereye ko atigeze atera niyo ntambwe ngo abigerageze arebe ko mwangira ko ni narabimwemereye n'uwo wundi ko bose abo bavukana nta n'umwe wigeze bigerageza ese ko nemereye uwo wundira bo nari bubangire kubera iki uwo waje kureba umwana ko namwemereye bo nabangira kubera iyihe mpamvu urumva numva nyine byende by'amafamiye niyo navuga ngo kimwaro kiba kigufashe ukabura icyo uvuga nyine urumva ngeraho bose nkora iki ndabihorera urumva ndakomeza nyine ndastragolinga n'umwana nkomeza nyine ngashakisha akazi nkakora n'umwana nyine ubu ngubu nyine nuko bimeze abana bacu abo bandi bo yego tujya dufite ukuntu tugira vuba ati wenda tubonane urumva abana baramenyanye hari umwana nyambwe ati mama nkumbe runaka barabizi se kuri abavandimwe ntago muri abibabwira baracyari batoya ariko nyine simbizi ukuntu amaraso bigenda nuko rero reka nkubwire nk'umunsi wa mbere umwana wanjye n'uwo wundi wa kabiri basigaranye contact nyine ko kundi umwana yirirwa kwishyuza umwana kandi amubonye rimwe amaraso ni mabi abantu hari ikintu bakinisha bata amaraso ni mabi ntago mbizi umwana yakomezaga amunyishyuza ngo mama runaka numva mama nkambwasha ashaka ko babonana none wa wundi urumva yarimo aravuka akiri mutoya nawe akajya noneho akitangira gukura ubu ngubu cyagize umwaka urenga urumva nawe yumva twayaga twenda bakaza kunsura baramenyana none umva umwana wanjye yaba kumbuye runaka akamumbwira no wandi ko wenda amazi igihe batabonana uwabona akaba rero none navuga ko akumbuye urumva ariko nta kibazo na kimwe kiri hagati yacu babyemera batabyemera njye nishe ndabaganiza ndabwira uti umwana wanjye niwe mukuru kandi bombi ndanabaruta ndababwira uti nimwicare twirerera abana bacu bakundane tugire ubumwe hagati yacu aba ni abana bacu ni amaraso yacu turi kurera nta kibazo nshaka nawe urumva nawe nta kibazo tuzagirana aho kuko wenda ntago tubana nta nubwo dukunda guhorana cyane ubundi abakobwa bahora nibwo bagira ibintu by'amatiku urumva oya ni gakeya nyine abana baratukine ko abana bahura bagahura ni ibyo ngibyo nta kintu urumva ni ibyo rero urugendo nuko rwagenze ariko buriya reka mubwire ikintu kimwe yo utagize iyo ugize amahirwe ukamenya Imana ugasenga Imana kindi kintu kigukora muri ibyo bintu ni Imana yonyine kitaza kuba Imana nuko Imana ntabwo nari bushobore kubivamo pe kuko naragiye nkajya nyine sengane ni nawe natangiye kumenyera Grace Room kuko sister wanjye we yayikurikiranaga akagisa kanshyamo ibiganiro nkumva aransakuriza Julienne nkumva ndamwanga none ukakomeza munyumvisha hari igihe umupasiteri yigisha ibintu byawe yego kumva arakuvuze none icyo gihe period nari ndimo yigishaga ibintu bimvugaho yego birashoboka ko akongera ukabaho nyine ukumva ko hari icyizere cy'ubuzima ntangira kugenda mukunda ntangira kugenda nsenga numva Imana buri kintu cyambere kigwa no kubona amahoro mu mutima yego aragora we Imana we baryamye tukabibura bikanga kayusinzira bikakunanira neza ukongera ukumva bya bintu bikubiyemo nk'ibyabaye ukarira urumva ariko nkajya ngasenga Imana iramfasha igenda igira neza amahoro mu mutima na nyuma yuko we amaze gukwitaba Imana byarangoraga gusinzira waba kuri kubitekereza nkabyibuka urumva nkibuka Imana nkumva nyine akomeza nza mu nzu umufi ari urwango se ari impuhwe urabona mana ngiye mba ndi kwibaza umuntu ugiye mufitanye ibibazo mu mutima ikintu umuntu asigarana mutakemuye basi wenda mushaka byibuze ashaka kwera navuze n'inshuro akavuga ati mbabarira wenda agahita arangiza aravuganaga nawe ngira nitabye Imana nari no kwa muganga urukumva hashize igihe kindi ngo hashize imyaka myinshi habe kuri telefone yose icyo gihe ngubwira ngo Noheli iri hafi namuhamagaye sinaherukaga kuvugana nawe urumva ariko biba bigoye tante niba wambwiraga ati ihangane
ati ntabwo ndabizi umuntu ukunda guceceka uko ukomeza uvuga uganira bizajya bigeraho bigushiremo urumva ariko bize nkicara nkareba ubundi ubu nde naganiriza urugendo nawe wazajya mu ngere niyo wenda niyo defungira numva nta muntu wazaza ngo ajye mu mwanya wanjye yumva ibyo naciyemo uburemere bwabo nose ubundi ndabimubwira umuntu ndabimubwirira numva nta mpamvu nimwe mfite kuba nabibwira umuntu ahubwo tubyize reka mbyigumanire nzajya ngenda njye hariya ndire umutima uturike n'unarwaraga umutwe cyane arwaraga umutwe cyane udakira yego urumva kubera agahinda no kurira umutwe ukanje yego noneho semana tante arambwira ati rero kwiye ushaka ukuntu uzajya uvuga kugira ngo bizakubera inzira yo gukira ati nukomeza ubigumana ntago uzigera ukira urumva ko ngera ibintu byinshi nacagamo rwose no mu rugo batazi cyangwa se abandi bose batigeze bamenya urumva nkaba ndi wa muntu rwose twaba turi kumwe gutya nkaseka kandi kuvuga ati mana we amata noneho ndayakura hera ariko twaba turi kumwe nkaba ndishimye ukabona nta n'ikibazo mfite mfite ikibazo ntabwo ngiye nabaga ikibazo ahubwo ngiye nakoraga uburyo bwose nshoboye ku buryo wambona ntumbonemo ikibazo nkaba ndi guseka ariko nagenda ku ruhande ngiye ngeze mu rugo mva nkarira mana ndabigenza gute ndabikora gute yego ariko ikintu nshimira Imana mu buzima nyavuga Imana nzagushima paka Imana yabanye nanjye muri urwo rugendo rwose ni ukuri ko Imana ntacyo kimwe umwana wanjye yigeze abura habe na kimwe kuko umubyeyi yicara avuga ati andi umwana wanjye ashaka umwana wurute ntabwo mbizi Imana yabikoraga bikaba umwana wanjye agomba byose bigakunda niyo mpamvu mvuga ngo Imana ibintu bya yanywere iyo ntaza kugira Imana mba ndahandi hantu wenda mba narapfuye cyangwa se simbizi kumva nayo majwi yo gushaka kwiyahura yakomeza nza mu mutwe ariko ndashima Imana pe cyane nzajya mpora nyishima niyo mubona bagenda avuga ati wa mwana wanjye ni Imana tu mu mutwe uba wumva bimeze gute ubu ngubu ntabwo bigenda bigabanuka pe sinjye kwishyura umutima nifitemo urwango sindi bukubeshye mfitemo urwango pe urwango urufitiye se na famiye yego famiye yo nta kintu biba bimbwiye ko nta kibazo bavuga ati nasabikora cyangwa cyabaza ntacyo bimbwiye numvaga ko nta rwango runini cyane bafite ahubwo we nyir'ubwite numvaga ko we rutarashira tata akambwira ati impamvu udakira cyamurakariye ushaka ukuntu ukira murekure murekure iryo jambo yambwiraga murekure nzabigenza ntese akamwe nimwe uzagenda utega ujyeyo ujye hariya ngo umubwire ibyo ushaka kumubwira byose uveyo uruhutse rimwe ndabigeregezaho nari umushuti wacu waragize ibyago njyayo ndamanuka ngenda njyaho ndicara kwirimbiye ndavuga pe mvayo numva nakiza meze nkaho wabwiye umuntu ni ukuri ko Imana numva mu mutima wanjye ndaciye numva namubabariye ariko byaramfashije nari ibintu byaramfashije nyine mgiye mba nk'umuntu wenda ubikora nkakanga byazageraho bigashira burundu ko nese numva ikintu cy'urwango nifite mu mutima kigabanutseho urumva numva ukuntu namufataga ibintu byose natekerezaga bigenda bigabanuka abuze kurakarira n'umuntu utakiriho uko mukunda ibyo bintu nyine urumva buri wese ariko hari umuntu wazira akavuga ngo ngo uri umugome wangu umuntu wapfuye ngo uramurekura ntabwo ubizi ibyo naciyemo please ntabwo ubizi habe na gato kugira ngo mbwire ngo uwo muntu murekure nta na 0.0% y'ibyo naciyemo uzi rega ibyo umuntu avuga hano kuri kamera biba ari nka 20% rero ariko nabyita kuko ibyinshi bari by'imitima ibiyetse urumva ntabwo nazanga ngo mbivuge kubera yuko none buri wese wabyumva avuga ati ntabwo ibi bintu bibaho sibyo rero umuntu akaza kandi uko barabinyuzemo nyine ari wowe nyine uri kubinyuramo wenyine nta muntu uzi kumva ku kababaro ariko rero none nyine urumva abantu sosiyete akunze kujajinga ngo urwo rwango ni bya bindi nyine nabyo ibintu byo kudatinyuka kuvuga ku muntu wagiye wapfuye hari ukuntu nyine ntago ngo ugomba ngo kumuvugaho ngo ntago ngo ugomba ngo gukora iki none se kubera iki ntabwo ugomba kumukurikiza urwango ntabwo ugomba kumukurikiza ibintu bibi none niba naramurekura nkora iki ahubwo ni ukugusengera ahubwo niyo gift nziza baguha abantu sibyo nukuri niyo kugusabira bakavuga bati anje tukatusabire Imana imufashe abashe murekure yego apana kumutuka kuko mbwa ntabwo tuzi ibyo wowe wanyuzemo yego kandi yakomezaga bimbwira nuko navuye hose numva nakize yego
umutima wanjye ndetse numva mbaye undi muntu mushya kuri we. Hari ukuntu ubundi n'umuntu ntashaka ko tunamuvugaho kuko ntabwo nyine kubera urwo rwango numvaga n'umuntu ataranapfa na mbere ntakumva n'umuntu ashatse nko kumuvugaho nkumva ndakwanze turi kumuvuga wabuze ikintu nyine umeze nkaho wabuze ikindi uvuga wimumbwira gushaka kumunyibutsa ko naramuretse ari hari muri buzima bwe nanjye mu buzima bwanjye nkumva nta nubwo nkeneye no kubivugaho uruko byumva nkumva ni we ngiye kurakarira so nje hari nige nagezeho mbwira atandamwe tante nukuri nkeneye umuganga reka basi cyane nshaka umuganga nese nkasunzakirara ntacyo kintu cyo kwihagararaho ngira ati so nzakirura bizashiraho murekura agende burundu niko navugaga ariko ikintu ushima Imana pe n'Imana tubwira ngo nago inzika ari nziza nyine rwose nanjye kubikubwira kugira ngo Mana yanjye urumva ariko n'urugendo yego pe n'urugendo yego ndi kurwana narwo urumva ejo bundi nibwo bamwibutse hashize umwaka apfuye urumva ariko mbere yuko apfa ngera ibyo naciyemo nkiri kurwana nabyo kugira ngo bisigeho numve noneho niba ariko wumva ko atapfuye uziko hari igihe waraciye mu bintu ukarakarira umuntu kumva umuntu aracyariho uri kumva kuvuga ati uyu muntu aracyariho sinzi yego ariko ndabizi nemera Imana nizera Imana ndi umuntu usenga no kumufandika n'ubona ndi kubivuga gutyo ndabyizeye ndabizi ko ari umunsi umwe no mu sengesho nsaba no kuri ndabisaba Imana izamba rizampe murekure nyine umujinya ugabanuke basi bishire n'ubwe ati ndamurekuye mu mutima wanjye ndamuretse Yezuwe akusanje no kwera ibyo bintu yagutumye ucamo nibyo bituma byarakunaniye kumurekura burundu nakubwiye ngo hari ibintu byinshi umuntu acamo utavugira imbere ya kamera sibyo ariko nimikubwira nawe urazi kumva ko mfite impamvu imori uranatungurwa ahubwo uvuga uti ntabwo ari wowe hari ibintu byinshi umuntu aba atavuga ariko buriya nyine abantu ahubwo bajya batekereza ubu koko ibyo byonyine nibyo bituma utamurekura bumve ko hari ibindi noneho bumve ko koko ufite impamvu nawe yo kuba wakora iki ahita uvuga ngo ndari kwigurya ntabwo pe bikimeze nk'uko byari bimeze ariko ubu ngubu bigenda bishira Imana izagufashe Imana izagufashe ahubwo n'abadukurikiye basenga bagira gute ko kwa mugani niyo gift nziza baguha kurusha kugucira urubanza yego impore n'ukuri yanje impore warakomeye nabashaga kuvuga ntabwo abashaga kubivugaho reka numvaga nyine n'umuntu ushaka kubinzana ahubwo nawe ndakwanga oya ntunyange oya nyine wumva urugero ushaka ko tubiganira umuntu wundi yego kera mbere reka ndeka yesuwe nkumva nyine n'ubundi nabikubwira ntabwo uri bujyaho ntabwo uri bujye mu kirenge nk'icyo nagiyemo navuga ati reka mbyihorere nyine niyo mpamvu ariko ngiye nshima Imana ko hari intambwe bigenda bitera yego hari uko bigenda bihinduka kandi kurera umwana w'umukobwa ntabwo nshaka kuzamurira amubwira ngo papa yamufitiye urwango kandi yaritabye Imana ngomba kumuganiriza nkamubwira ibyabaye nyine nkomeye mbwira ko byarabaye mwana wanjye ko byararangiye urumva kugira ngo abone ko nanjye nyine byararangiye nyine nta rwango rugihari nyine byarashize none se tuvuge nka famiye ye ubundi mamwe wenda yo muri muganira urumva abuzi wenda ni batatu muri batatu wenda bafite bose abo bana nka famiye ye mamwumva nyine ari kimuyishakaho kuko hari igihe ushaka gusanga impamvu nyikubajije hari ibintu biba mu banyarwanda sinzi nimba no mu yindi mico ariko bimeze abantu bashaka kukwanga cyangwa bakanga umuntu wabo kubera ibintu by'imitungo sinzi nimba ibyo bintu bizi kavuga ati nitumwemera nitujya kwishyiraho ibi bintu yuko uyu mwana tumuzi aje gutwara imitungo iyi n'iyi mu muryango wacu bigiye kugenda akenshi ibyo bintu bikunda kubaho mwebwe wa mugani wundi
kimubasha. Nukuri kamubwiza ukuri. Bose tuganekeka. Okay, mu mitima bose ni abana beza pe ntago ntikize ko bose hari ufite cyampisha. Nta numwe muri buri canga mbwire ngo ngenda shaka bazampa ngo 8 ngo papa wiwe oya. Muri abo ngabo. Muri abo kuri pe bambabeshye nta n'ubwo cyitekerezo kiba gihari. Ahubwo ni ukuvuga ngo umwana afite umuryango kwa papa we. Agomba kumenya. Ni ukubera iki se badashaka ko abo bana bamenya. Uri kumva icyo kintu nicyo cyonyine nta n'ikindi kintu so kukubeshya pe nta mitungo yabo dukeneye nta kindi cyabo dukeneye bamenye umwana umenye ko umwana hari sibyo noneho kuko hari ibintu biba mu bantu hose ugasanga ubaye gucyuriza umwana wenyine arakuze bamubonye amaze gukura batangiye kumushyiramo imico mibi n'imitekerereze mibi bagatangira kuza bashaka ngo basa nkaho bashaka kuza kurema urwango hagati yanyu mwembi urumva simvuze ngo nibondi kuvuga ni ibintu bibaho muri society ugasanga umwana umureze wenyine umwana arakuze ntibigeze bagufasha ntibigeze bashaka no kumumenya none umwana amaze gukura batangiye kuzamubwira ngo mama wawe ngo bura ngo yarakuduhishaga yakoraga iki n'iki bagatangira bashaka kuza nko kurema urwango hagati yanyu kandi mu by'ukuri wowe ubwawe nta muntu wigeze wimikaza nese hoze katuvugisha ukuri ngiye ubu nakwicara nkifata urumva yavuganye na mama wanjye nta reaction nimwe yigeze akora nzicare mfata umwana muvuge ngo ndamujyanye ngo umujyanye wabo nawe mbwira byo numva bishoboka nge numva aribo bakagombye kubanza gusura ko ngewe nateye intambwe yo kubwira ko bazatubwira nateye intambwe yo kuvuga ngo ngewe mbafitiye umwana sinayiteye barabizi mu mitima yabo niba shaka bazabyirengagiza iyo ntambwe narayiteye none se bo basiniye intambwe bateye kugira ngo bamenye uwo mwana wabo nababwiye ko mfite hari nanone iyo ntambwe nyirengagize nateye nzongere mpaguruke ngo mfate umwana ngo mujyanye ngo kwa gramere ngo kwa tante we urakumva icyo kintu ntabwo nabikora ntabwo ngiye kubabeshya izo mbaraga ntazihari ahubwo se nkaho ndi kubahatiriza umwana unose ndi kukimbahatiriza umwana wanjye kandi nta kindi kintu kindi wenda mbakeneyeho nabo bakabaye niba bamukeneye bakaje bakamumenya urukumva ariko ntabyo bigeze bakora nawe nabo bandi nabo barabibabwiye izo famille barabizi yuko abo bandi nabo barabahamagara ngiye kuntu oya na wigeze babahamagara ukuntu mbyumva barabazi ko bahari rega hoza amagambo nagabura kugenda urumva barabizi neza ko uwundi yavutse uwo mwana wumva ko uwo wundi muto yavutse we yaritabye Imana barabizi neza ko ahari ukumva n'uwo wundi urumva kuko ndosumva niba batemera wanjye ari we mukuru kandi yavutse mbere akindariho n'uwo wundi nawe wakabeka yaravutse akiriho ubwo uruvazemera n'uwo ese hari ubundi icyo gihe mbere byibuze wari yarigeza kujyana iwabo reka abigeze njyanayo mbega ntabwo babo bari bakuzi uretse ubu ariko njye namubwiraga ikintu kimwe amubwira uti ese base wazabwiye wanyu ko ufite umwana nakimubwiraga ngo nshaka kuzabibabwira ngo nkabitegura ngo tukagenda ngo twajye nkajya kubereka umwana urumva kuvuga njye byo gukundana byari byararangiye njye nashaka ko famille yimenya umwana gusa nta kindi sibyo kuko amaraso ni mabi pe ejo n'ejo bundi ugasanga umwana afite famille wowe warabahije we bahita bagaruraho icyo bakavuga ngo we waduhisha umwana kandi njye bandi rwanjye nararukoze nta rubanza wicira ni ukuri ko Imana nta rubanza nta umutima wanjye nta rubanza uncira bore niba badashoboye gukora uruhare rwabo nta kibazo nzabihorera nzareba amaherezo subaza amategeko ko nta gahunda afite gusajya mu mategeko nabo numva mbwa nta mpamvu umuntu abantu bakuru buriya ibi bintu harya ari ibintu by'abantu bakuru cyane bazi ukuntu ibyo bintu bigenda abantu bakuru badukurikiye bazatubwira bigenda gute iyo bimeze nk'uko nguko kugira ngo umwana umugana azamenye simbizi ni ngombwa ko amenya ubwo iwabo igihe batamushaka ni ngombwa ko mbega bigenda gute simbizi nimba hari n'umunyamategeko wambwa nimba ubwo bisaba n'amategeko simbizi mbega abantu bakuru baturuta ndaza kukubwira ikintu kamera ikintu natekereje yivuze iby'amategeko ndaza nawe ndaza kukikubwira nyuma niyo amategeko nanjye n'ababitekereje ko ndavuga se ni amategeko urajya kurega ndetse ariko nkongera nkavuga se ko umwana mwanditseho ku murenge ugasubuka ukuntu nozavuga ninde kandi ku murenge niwe wagiye kumwiyandikisha yarabyemeye ni ukuri twarajyanye n'uwo mwana wa kabiri nawe amwanditseho ku murenge uretse uwo muto yavutse yaritabye Imana twese babiri abo bana bacu babiri bamwanditseho ku murenge
nta nubwo banagerageje ngo bagende barebemo singira ngo niba baritabye Imana ujya mu muntu uza mu kirembo ukabibaza sinzi wenda bariza ariko ugiye ukareba uwo muntu ukamenya ko uwo mwana yaramwanditseho ntago namufashe gutya ngo tugende ngo ugiye kwiyandikishaho umwana n'uwo wa kabiri ntiyamujyanye ku ngufu byari ubushake bwe uri kubyumva ugiye no kuko umva nabyaye nari narise umwana amwita amazina yanjye tujyanye ku murenge arambwira ati hari izina nshaka guhereza umwana wanjye kandi uko bigenda kuko muganga se bamaze gusohora amazina ati ngo ku murenge ngo birahinduka ngo turongereho iryo zina muryongeraho yego rwose pe turi kumwe yewe urumva none se satubwiye umuntu azakora iki yego disi umva ngenda kumva adakumva ariko simfite igisubizo cyo kuguha nta kindi aka kayi cyo nakubwira kukubwira ngo biturize ubyihorere hanyuma wamugana igihe kizabisobanura ariko abantu bakuru muri twebwe bashaka kutubwira wenda bakatugira inama ukuntu ibyo iyo bimeze gutyo bigenda gute umuntu akora iki arabyihorera agira izindi nzira acamo mbega bigenda gute kuko iki gihe biba byarenze wowe biba byagiye ku wundi muntu umwana nyine ni uwundi muntu tutazi ejo uko bizaba bimeze mbega ni byinshi rero niyo mpamvu mvuga ngo abakuru muri twebwe batubwira uko bigenda impore yanje ubu ngubu ufite akazi umeze neza ndakora kuri YouTube yitwa ngo iki yitwa Mpoza Stories nayitiriye n'umwana wanjye ntabwo bari babizi abantu yitwa Mpoza so rero navanyemo iryo zina ryiwe aba ariryo nitirira nyine waramurebye avuga uti ngo ni uje kumpoza ayo marira yose narize nari mwise nari amazina nari mfite nari ndi kugize fasinoho ariko sindi ukuntu byanje mu kwera amarira narize ntwite n'iki n'urugendo naciyemo ndafata umwana wanjye ntamwise Mpoza ntabwo nzi ukuntu byaje pe nese nshidutse numva ndivuga ngo Mpoza Yesu mbabwira amazina baragenda nyine bita umwana ubwo no kuri Mpoza Stories nibyo uzajya uganira ku buzima bw'abasingomadas cyane kuko ntabwiye hose society abantu badufata ukuntu uzi ko umuntu yumva ko wabyaye kumva ko uri indaya reka nkoresha amagambo bakoresha sibyo bakoresha uri indaya cyomanzi warananiranye nyine uri umuntu nyine uraho uri igicibwa muri society sibyo hahandi ushobora no kugira amahirwe yo kubona n'undi muntu ushobora kuvuga uti ndashaka kuza gukundana n'uriya muntu yagira n'uwo ajya kukubaza ati uriya yarabyaye hakabaho n'ikibazo cy'umuhungu waza kugutera kuvuga ati ese ufite umwana akashyiraho hari igihe nanone nabwo wumva urundi ruhande wamwumva ariko nanone umuntu wabyaye ntabwo bimubuza ko nyuma azongera gukora ubuzima akaba akagira imiryango barahari benshi ko tuzi cyane nyuma yo kubyara abona undi mugabo agakora urugo rwiza umuryango mwiza kandi akaba umuryango wishimye kandi uwo mugabo we akaba yicaye hariya ataza ngo avuge ngo umugore wanjye ni ikirara koko nk'uko wenda abantu babitekereza so rero niyo mpamvu navuze ati reka nshyireho ino YouTube channel nicyo kintu nzajya mvugaho cyane cyane ubuzima bw'abasingomadas babayeho gute nyine societe bafatwa gute ibikomere ku mutima no mu mutwe ku bana nibamara gukura ku mafamiye yabo yo kwa papa wabo nyine ni ibyo bintu tuvugaho urumva mu kintu cyose havamo ikindi urumva wabonye urumva ko ariho niho mbega navuga ko ariho gukora YouTube channel byaturutse igitekerezo nari ifite si ukubabeshya oya ntabwo toya ariko navuze ni nanone ukuntu abantu bafata abantu muri society uzi ko hari umuntu uzi ko bakavuga ngo nyine bakoresha amagambo atari meza n'ukuri ngo ndumva nagiye gukundana ngo nuriya wabyaye ngura ngo maze guta agaciro hari abantu n'ukuri ngura amaze guta agaciro ngo kanyende nkundane nawe nyine ngo muteshe umwanya ukumva Yezu we hari abantu bameze gutyo bavuga ko akaza agakinira ku buzima bw'umusingo maze uri aho ngaho uri gustragoringa akongera kameze nkaho ni nko kuba wari umaze guhagarara umuntu agahita gukubita mu bitugu kongera ukagwa uri kumva ukuntu aba kwishe nanone ukongera gutangira rero bundi bushyashya nabwo n'urundi rugamba rundi urumva hari ibintu baba bari gucamo nyine twe turi inyuma tutazi so rero wiza hariya ngo judging ako uza gufata icyemezo cyo kubyara ukuntu bigora none utari mariye none umukobwa mwiza reba umukobwa mwiza nkawe bakavuga ati ubundi ni gute uricara ukumva noneho witureba ukuntu intumbero zawe zose zirangiye ubuzima bwawe nyine ako kanya wumva ko ubuzima bwawe burangiye kuko ntekereza ko ariko wenda
hajya none nemerera mwigena Imana yavuze ati nibingibi uzacamo sibyo twese ntabwo tuzabanza guca mu rugo ngo turi abakobwa batarabyara hari irindi geno Imana iba yaraduteganyirije nkavuga nibwo niryo geno Imana iba yaradushizemo kugira ngo ducemo sibyo ariko sosiyete ni ukuri ndabasabye turi abantu reka sibyo niba umukobwa yagize gutya agacikwa akabyara biga no kubyara n'ubutwari uza abantu bazikuramo hano hanze nawe nteye nawe ndajenze ariko barahari umuntu wicaye agafata icyo cyemezo cyo kuvuga ngo agiye kubyara ni ukuri mwumve ko ari intwari ni intwari urumva nongere mbaze ba bantu birirwa batujajinga wenda igitsina gabo ese aho kugira ngo ubane n'umukobwa wakuyemo inda wenda na matrice yavuyemo ntabyo uzi wenda nawe ntabyo azi no kugira ngo ubane na wundi wabyaye wahitamo iki dusubize yego sibyo rero ni ukuri mutubabarire nyine babafate nk'abantu yego bikongera kutwongerera ibikomere cyane cyane mu mitekerereze kuko iyo umwana amaze gukura bisigara mu mitekerereze kuvuga umuntu akakuvuga nabi akagutekereza nabi ntabwo bikwiriye yego sibyo byarabaye turi abantu nk'abandi nyuma y'ibyo twaciyemo basi mudufashe kugira ngo twubake ubundi buzima bushyashya yego nicyo kintu nasaba sosiyete nizere ko babyumvise kandi ni ukuri tugenda twakira abantu benshi cyane babivugaho birashoboka ko hari ugukomeretswa kubaho ku bantu babyaye batarashaka yego yagize ibyo byago yaracitswe wa mugani rero mbona n'ukuntu mbivuga sinzi nimba wabyita ibyago uruhande rumwe ni byiza ko haba havuyemo umugisha wenda ibyago ubwo nuko byabaye mbere y'igihe wenda y'igihe cyagenwe na sosiyete wowe no mu muco wacu no mu muco nyarwanda ariko nanone ntabwo umuntu bihita bimuha ubusembwa bimuha kuba undi muntu ni byiza ko nyine wa mugani tugomba kuba hafi umuntu wahuye n'ikintu runaka cyane ko tuba tutanazi n'impamvu y'ibyabaye uko inzira yose byaba byaciyemo ntabwo tubishishikariza umuntu nta muntu n'umwe washishikariza undi kugira ngo uzabyare mbere y'igihe ariko nanone mu gihe byabaye ni ukwemera ibyabaye hanyuma ahubwo tukababa hafi hanje abantu bagukurikire cyane ndibuze gupiningaho shene yawe hano kuri kino kiganiro dukoranye nizere ko muri buze kujyayo mukamukurikira muri benshi sibyo baze muganire muteze imbere mugenzi wanyu sibyo murumva ko nyine arimo ararera kandi ararera wenyine akeneye support akeneye nyine ko tumuba hafi tumufashije rwose ni mu muramuza mu mahanga gakomeye yego abakunzi ba hostel n'ukuri baze kubagushyigikire kandi ngiye ikindi numvise munamusengere cyane azagire imbabazi nyinshi aje ukwiye kugira Imana igufashe uzagira izo mbabazi nyinshi cyane zo kubasha mbega uzabyuka igitondo kimwe uvuga uti ndahekuye turakiranutse ibindi uzasigara ubidiringa n'Imana yawe yego igihe bizaza nyine nicyo nibyo gusengera ntabwo nakubwira ngo uhita ubikora kuko ni wowe uzi impamvu bitaragukundira nta n'uwaka kugucira urubanza ndabizi ni umukristo ndizeye niyo mpamvu nemera ko biracyari igihe n'urugendo bizakunda ndabizi impore mama abo bandi bose mwamenyanye ku kiriyo uko muri batatu yego ayiwe ariko turavugana umva nta n'abana bavuga nabi burya numva reka bara n'abana bangereka nk'uko nanjye mfite ari umwana wabo nibyo n'abavandimwe ntabwo nshobora gukora ibyo koze mukomere nabo turabasuje bakomere nimukomere igihe nikigera buriya wenda iyo miryango izabamenya hanyuma mumenyane ntawamenya anje wakoze cyane rero ndagushimiye cyane wakoze cyane ni ukuri kunyemerera kuza kuri iyi platform yawe ni iby'agaciro ni ukuri Imana sinzi Imana iguhe umugisha amen ndabakiriye buriya hari
baravuga ngo women support women biba bise bigaragara ni ukuri merci beaucoup Imana igumugisha amen. Wakoze cyane wakoze cyane kudusangiza ubu buhamya. Nizere yuko ibi bintu biba bigize ikintu bisiga, biba bigize icyo biguhindura mu mitekerereze. Birashoboka ko hari umugabo cyangwa umusore wari udukurikiye muri aka kanya nawe ufite nk'abantu ubizi neza ko hari abantu ufite ahantu runaka, ni ukuri ibaze nawe nyine, ibaze nk'icyo kintu uzi ko ngiye kirandenze mu mutima. Ibaze ukaramuka upfuye ufite abana, nta muntu wagize gute, nta muntu biga, nta birangiye nkaho ntiwigeze uhagera. Ntabwo birababaje, byagahinda nyine. Ugiye wenda utanabasabye imbabazi, ugiye utanagize gute, Nyagasani Mana nizere ko abantu bamukuyemo amasomo menshi cyane akomeye. Sibyo ntibikajye biba ubuhamya gusa ngo birangire. Nibyo uraza gutya ushaka gusanga nawe nicyo yaranabishakaga, wenda ari gihe tuzahura wenda ngamusaba imbabazi, cyangwa akazumva wenda ari buze wenda abona n'umwanya wo kubivuga, ariko bikarangira nyine abuze n'imbaraga zo kubivuga. Mwokagira Imana, ni ukuri mureke tujye dushyiramo, tugire makoba, sibyo uvuga uti on sait jamais nimba yazanye umuntu ku isi, nimba ari n'umuntu rero nibyo kuba warabyaye n'umuntu mufitanye ibibazo n'ibiki byose. Ikiza nuko ntabwo ushaka kuvuga ukuntu ngiye binteye ubwoba. Biteye ubwoba, bya bintu bisiga isomo, binteye ubwoba cyane. Isomo rikomeye cyane, rikomeye pe. Ubimenye ubundi iyo wagiye nk'ubwo gushyingwa nibwo tubaye, siko burya nta gihe umuntu aba afite ku isi nta ubizi ko bizagenda. Ubwo nyine uribaza umutima, mu mutima w'abantu bakurakariye bafite agahinda ibintu birimo. Abandi barimo bararira kubera ko wenda bababaye, abandi nabo bararira kubera kandi gahinda. Mwami wanjye umva, Nyagasani abarinde. Bye bye.